Reka mbabwire ni shalom shalom. Iki ni cya kiganiro mukunda cyane isi yacu tubagezaho umunsi ku munsi, turabizi ko mukishimira cyane. Uyu munsi rero ngiye gutangira mbasomera mu Bafilipi ibice 4 umurongo wa 11 haranditse ngo ibyo simbivuze yuko nakenaga kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Amen. Nshuti rero bavandimwe, hari ubuzima tujya tubamo ntitunyurwe n'ibyo dufite. Inkuru ngiye kubabwira ni inkuru yabaye ku ababyeyi bwo bashakanaga bari batarabyara umwana n'umwe, baza kugirana amasezerano na Satani. Amasezerano bagiranye na Satani yari amasezerano avuga ko bazabyara abana, abo bana bazajya bagera ku myaka 15 bakabatamba kwa Satani bakajya kumukorera, na Satani nawe akabaha ubukire bifuza. Ibyo rero ayo masezerano yaje kwemeranwa hagati y'ababyeyi na Satani, barayasinyana. Abo babyeyi rero babyaye umwana wa mbere agera ku myaka 15 abarapfuye, umwana wa kabiri ageze ku myaka 15 abarapfuye. Bari barabyaye abana 4, babona uwa gatatu na waragiye. Umwana wa nyuma wari usigaye baravuga bati ibi bintu ntago bishoboka ko Satani yaduhaye ibintu byinshi akaduha ubukire, none nidusigara twenyine nuriya napfa tuzabiraga ndetse ntitujya gupfa. Babona ntibishoboka, bajya inama baravuga bati reka noneho twemere gupfa mu mwanya we, noneho wa mwana azaza asigarana ibi bintu tubimurage. Ariko uko babitekereje ibyo bapangaga ntago ari yo masezerano mu by'ukuri bagiranye na Satani. Satani nk'uko ari umushukanyi yarabemereye ati nta kibazo, muze mwitange mu nkorere umwana wanyu azabaho neza. Koko niko babigenje, baragiye barapfuye. Satani asahuye ubuzima bwabo, baragiye baramukoreye. Barimo kumukorera ubwo bari bazi ko umwana wabo azasigara mu mitungo yabo, ariko siko byaje kugenda kuko famiye zabo zaje gutera wa mwana kugira ngo zimwambure imitungo, zimushinja ko yaba yarishe nyina na se. Ntago umwana byamworoheye rero, yaje kuba mu buzima bubi cyane, aba mu buzima bugayitse, abaho nka mayibobo, ibintu ataramenyereye. Urumva neza umwana warumenyereye kubaho neza, byukira kuri breba n'umugati, yageze ahabura n'amazi yo kunywa, akagenda asabiriza, aba mu buzima butari bumworoheye. Ariko gusa nyine Imana ntago gibura ukigenza. Yaje guhura rero n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baramufata, bamujyana mu rugo, bamurererayo, bamwigisha gusenga. Ibyo atabona iwabo atangira kubibonera aho ngaho. Umwana rero yize gusenga, yakira agakiza, atangira kuba umukozi w'Imana ndetse ushikamye rwose. Gusa ntibyaje kumworohera kuko aho ababyeyi bari barebaga uko umwana wabo abayeho nuko yakabaye yabayeho neza, nabo ntibibashimisha. Baje gutangira kujya batera mu mafamiye yabo, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabaraza amajoro, na famiye yabo byaje kuyiviramo gusa naho bameze nk'abantu bataye umutwe. Nubwo bari barambuye uwo mwana imitungo ye, nabo nta byishimo bigize babigiriramo. Nabo bahoraga barataye umutwe, bahorana ibirwara bidakira, bahora bakubitwa amajoro. Byari ibintu bitoroshye cyane. Ubwo rero ubwo ababyeyi bari kuzimu, wa mwana yaje kugera ya myaka 15. Agize 15 Satani aravuga ati amasezerano yari imyaka 15, uriya mwana nawe agomba kuza. Ababyeyi bati ntibishoboka, twe twitanze kubw'uriya mwana. Bakoze inama ikuzimu rero, bajya inama basanga ko ababyeyi be bagomba gutsindwa, wa mwana nawe akaza nk'uko amasezerano ya mbere yarageze. Satani yo mugiranye amasezerano ntago yita ngo witanze wagize gute, amasezerano ya mbere ubundi niyo masezerano akurikiza. Ibyo rero ntago byabujije Satani gushaka gusahura ubuzima wa mwana ngo nawe aze mu bakozi be. Yaje kubona rero, arabanza aritegereza kuko bavuga ko Satani ubundi nta ubasha afite bwo kurebera ku isi cyarimwe. Gusa ahantu ari bavuga ko haba hari flat nini cyane, hari amakamera agenda amwereka buri kimwe, ahantu ashatse kureba akarebayo, ariko ntago bivuga ko abonera icyarimwe. Ubwo bushobozi ni Yesu bufite wenyine. Satani rero yaje kureba akajya kurikirana ubuzima bw'umwana umunsi ku munsi, ageze aravuga ati n'uyu nguyu ngomba gusarura ubuzima bwe. Yohereje abagabo 3 baza bari mu majipe meza cyane, ubona ari abagabo basa n'abavuye hanze, ubona ari abagabo bafite ku gafaranga. Baraza basanga umwana aho yarari, baramubwira bati se papa wawe ko twamushakaga arahari, bamuvuga mu mazina. Umwana yumva ni papa we. Ati se mama wawe bite? Umwana araturika ararira kuko yarazi ko nta babyeyi afite. Barimo baramwibutsa ibintu atatekerezaga, bari kumugarura muri mood yo kwibuka ababyeyi be. Barangije baramubwira bati ababyeyi bawe badufashije kera, badufasha kujya hanze, none rero twe tugarutse ko bareba ngo tubiture. Ariko mu by'ukuri bari babagabo Satani yohereje, baza bagaragara nk'abakire kugira ngo bashuke wa mwana bashe kuva mu byizerwa
ubundi ajye gukorera Satani babone uko bamujyana. Iyo uwo mwana aza kumenya ubwenge ntave mu byizerwa, just Imana yari kumushyiraho protection yayo, Satani ntabashe kumutwara. Ariko umwana ntabwo yari azi ngo ababyeyi bapfuye kubera ibi, ntabwo yari azi ngo abantu bandi impande n'ibande. Ibyo byose rero byatumye umwana ashiduka. Baramubwira bati rero kubera ibyo ababyeyi bawe badukoreye tugiye kukwitura natwe. Bamuha amafaranga, baramubwira ati va muri kino cyaro, vana hano hantu habi, ugende ufate inzu mu mujyi, ubundi wibereho neza, ukore business. Umwana koko yarabikoze nk'uko babimubwiye, aragenda abaho neza, atangira kuva mu gakiza, aragenda arakajugunya burundu, akajya agenda agatana n'abakobwa, akigira mu mabwate, mu tubari. Isi imubana ntoya rwose, ibintu akajya abona rwose ameze nk'uwagezeyo. Gusa nyine ntibyaje kumuhira kuko Satani yagira ngo abanze ave mu byizerwa, abone ukuntu amusaruramo ubuzima bwe. Igihe cyarageze, igihe yaravuye muri bwate atahanye n'umukobwa, ageze mu nzira babagabo baragenda baca feri z'imodoka yari atwaye. Bayiciye feri, yaragiye igeze imbere igonga ikibambasi cyari gihari, yarapfuye n'uwo musheri we arapfa. Bose bamaze gupfa, ikuzimu batangiye gukora iminsi mukuru bashimira babagabo bohereje ko bakoze igikorwa cy'ubutwari cy'ibyo bari baboherereje. Ubwo umuhungu yaramanutse baramujyana, ageze atungurwa no kubona papa we na mama we ariho bari. Ntago byoroshye rero inshuti, urumva yageze aravuga ati se ababyeyi banje ni gute bari ahantu. Urumva yumvishe byinshi biramutungura, n'ababyeyi ntago bishimiye yuko umwana wabo yabasanga aho hantu kuko ntago ari heza. Rero icyo nabwira buri wese umva iki kiganiro, ukunda ibiganiro by'isi yacu, nuko wabwira inshuti zawe, abavandimwe bawe, abo muvukana, mukamenya kunyurwa n'ibyo mufite. Kuko iyo utanyuzwe wirukira byinshi ukabura na duke wari ufite. Iyo aza kuguma muri ako gakiza yari arimo, Imana yari kuzamushumbusha ikamuha byinshi, kuko Imana ifite byose mu kiganza cyayo. Ariko yishimiye ubwo bukire bw'igihe gito bamushukishije, aza kubonamo urupfu, kuko nta wundi musaruro yari kubonamo. Reka mbashimire rero umwebwe mukurikira ikiganiro isi yacu, mwakoze kudukurikirana. Njye wakibagezagaho ndi Mutsa, uwateguye inkuru ni John.